Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 61 dusoma Bibiliya, tugeze ku gice cya 10 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iki gice iravuga ngo Sawuli yimikishwa amavuta aba umwami w'Abisiraheli. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye, uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa. Barakubwira bati, indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati, noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Maze nutirimukaho ukagera ku giti cy'umwera w'i Tabora, urahurirayo n'abagabo batatu bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi yikoreye amarobo atatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobe abiri uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu, urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na neberu n'ishako n'imyironge n'inanga bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduka uba umuntu mushya. Kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho, ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugali, nanjye nzagusangayo, nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira ibyo ukwiriye gukora. Nuko agiteruka aho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura nawe, Umwuka w'Imana amuzaho cyane, ahanurana nabo. Maze abamumenyaga kera bamubonye ahanurana nabo, n'abo bahanuzi barabazanya bati, mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati, mbese aho ni bene nde? Nicyo cyatumye b'ibiciro ry'umugani ngo, mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Nuko amaze guhanura ajya ku kanunga. Se wabo wa Sawuli amubazanya n'umugaragu we ati, mbese mwari mwaragiye he? Aramusubiza ati, twari twaragiye gushaka indogobe zacu, tubonye ko zibuze, tujya kwa Samweli. Se wabo wa Sawuli aravuga ati, ndakwinginze mbwira ibyo Samweli yababwiye. Sawuli asubiza se wabo ati, yatweruriye ko indogobe zabonetse, ariko amagambo y'ubwami Samweli yavuze arayamuhisha. Bukeye Samweli ahamagaza abantu, abateraniriza i Misipa imbere y'Uwiteka. Abwira Abisiraheli atya ati, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, nakuye Isiraheli muri Egiputa, bakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'abami bose babarenganyaga. Ariko none mwanze Imana yanyu yabakizaga ubwayo mu byago byanyu byose n'imibabaro yanyu. None murayibwira muti, ahubwo twimikire umwami. Nuko none mwiyerekane imbere y'Uwiteka, imiryango n'ibihumbi byanyu uko biri. Nuko Samweli yigiza hafi imiryango ya Isiraheli yose. Umuryango wa Benyamini uratorwa. Yigiza hafi amazu y'umuryango wa Benyamini, inzu ya Matiri iratorwa, na Sawuli mwene Kishi aratorwa. Baramushaka arabura. Nuko bongera kubaza Uwiteka bati, mbese hari undi usigaye wo kuza hano? Uwiteka arabasubiza ati, nguriya aho yihishe mu bintu. Baragenda biruka baramuzana. Hahagaze muri bo abasumba uko bangana, bamwe bamugera ku rutugu. Samweli aherako abwira abantu bose ati, mbese mubonye uwo Uwiteka yatoranije, ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose? Nuko abantu bose batera hejuru bati, umwami aragahoraho. Nuko Samweli aherako asobanurira abantu imihango y'ubwami, ayandika mu gitabo, agishyingura imbere y'Uwiteka. Maze Samweli asezerera abantu bose, umuntu wese ajya iwe.
Sawuli nawe ajya iw'i Gibeya ajyana n'ingabo zimushagaye iz'Imana yakoze ku mutima. Ariko ab'ibigoryi bamwe baravuga bati, mbese uriya mugabo azadukiza ate? Baramusuzugura banga no kumuha indabukirano, nawe arinumira. Igice cya 11 titire yaho iravuga ngo Sawuli akiza ab'i Yabeshi y'i Galeyadi. Hanyuma Nahashi Umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'i Yabeshi y'i Galeyadi. Ab'i Yabeshi bose baramubwira bati, dusezerane isezerano maze tuzagukorere. Nahashi Umwamoni arababwira ati, niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo, tuzasezerana bihindure igitutsi ku Bisirayeli bose. Abakuru b'i Yabeshi baramubwira bati, ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigenda igihugu cya Isirayeli no mu ngabano zacyo zose. Nuko niharamuka habuze uwo kudutabara, tuzagusanga. Nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli, batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli aza akurikiye inka azivana mu murima, arabaza ati, abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza iby'i Yabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo, umwuka w'Imana amuzaho cyane, uburakari buramuzabiranya cyane. Yenda inka 2 arazitemagura, aziha impuruza, azohereza mu gihugu cya Isirayeli cyose. Arazibwira ati, utazatabarana na Sawuli na Samweli, uko niko inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe nk'umuntu umwe. Sawuli ababarira i Bezeki. Abisirayeli bari 3,000, Abayuda bari inzovu 3. Nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire ab'i Yabeshi y'i Galeyadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira ab'i Yabeshi baranezerwa. Ab'i Yabeshi niko kubwira Abamoni bati, ejo tuzabasanga mutugire uko mushatse kose. Bukeye bwaho Sawuli agabanya abantu bo mo imitwe 3, basesekara mu rugerero rw'Abamoni mu museke. Banesha Abamoni kugeza ku manywa y'ihangu, maze abacitse ku icumu baratatana, haba ngo wabona na 2 bakiri hamwe. Maze abantu babwira Samweli bati, ninde wavuze ngo harya Sawuli uwo ni we uzadutegeka? Zana abo bagabo tubice. Ariko Sawuli aravuga ati, nta muntu uri bwicwe uyu munsi, kuko uyu munsi Uwiteka yarokoye Abisirayeli. Hanyuma Samweli abwira abantu ati, nimuze tujye i Gilugali dukomerezeyo ubwami. Nuko abantu bose bajya i Gilugali, bahimikira Sawuli imbere y'Uwiteka, bahatambira ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro imbere y'Uwiteka. Nuko Sawuli n'Abisirayeli bose barahanezererwa cyane. Igice cya 12 titire yaho iravuga ngo Samweli yihanangiriza abantu. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati, yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami abajya imbere, njyeweho ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye muri kumwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu. Ndi hano, nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase? Cyangwa ninde natse impongano ikampoma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati, ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati, Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati, niwe muhamya. Nuko Samweli abwira abantu ati, Uwiteka niwe watoranije Mose na Aroni, akura ba sogokuruza mu gihugu cya Egiputa. Nuko none nimuhaguruke bahamirize imbere y'Uwiteka ibyo gukiranuka byose yabagiranye na ba sogokuruza. Yakobo yaje muri Egiputa, bukeye ba sogokuruza batambira Uwiteka, maze Uwiteka atuma Mose. Yakobo yaje muri Egiputa, bukeye ba sogokuruza batakambira Uwiteka, maze Uwiteka atuma Mose na Aroni bakura ba sogokuruza muri Egiputa, babatuza muri iki gihugu.
ariko bibagirwa Uwiteka Imana yabo, ibahana mu maboko ya Sisera umugaba w'ingabo za Hasori, no mu maboko y'Abafilisitiya, no mu maboko y'umwami w'i Mowabu, barabarwanya. Bukeye batakambira Uwiteka baravuga bati, twaracumuye kuko twimuye Uwiteka tugahakwa kuri Babali na Ashitaroti, none dukize amaboko y'ababisha bacu tugukorere. Nuko Uwiteka atuma Yerubali na Bedani na Yefuta na Samweli abakiza amaboko y'ababisha banyu impande zose, mutura amahoro. Bukeye mubonye Nahashi umwami w'Abamoni abateye, murambwira muti, ahubwo umwami ni we uzadutegeka, kandi Uwiteka Imana yanyu yari yo mwami wanyu. Nuko none dore umwami mwitoranirije kandi mwasabye. Ngaho Uwiteka amaze kubaha umwami wo kubategeka. Icyampa mukubaha Uwiteka mukamukorera, mukamwumvira, ntimugomere itegeko rye, mwebwe n'umwami wanyu ubategeka, mugakurikira Uwiteka Imana yanyu. Ariko nimutumvira Uwiteka mukagomera itegeko rye, ukuboko k'Uwiteka kuzabakoraho nk'uko kwakoze kuri ba sogokuruza. Nuko none nimuhagarare murebe iki kintu gikomeye Uwiteka ari bukorere imbere yanyu. Mbese uyu munsi si mu isarura ry'ingano? None ngiye gusaba Uwiteka yohereze guhinda kw'inkuba n'imvura, maze muramenya murebe gukiranirwa kwanyu ko ari kwinshi mwakoreye imbere y'Uwiteka ubwo mwisabiye umwami. Nuko Samweli asaba Uwiteka, maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura, abantu bose baherako batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati, sabira abagaragu bawe ko Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Maze Samweli abwira abantu ati, ntimutinye, ni ukuri ibyo bibi byose mwarabikoze, ariko noneho ntimukebakebe ngo mudakurikire Uwiteka, ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose. Ntimugakebakebe, kuko ari ugukurikira ibitagira umumaro, bitarimo indamu cyangwa agakiza, kandi ari ubusa. Uwiteka ntazahemukira abantu be ku bw'izina rye rikuru, kuko Uwiteka ubwe yishimiye kubihindurira ubwoko. Kandi ku bwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo nzajya mbayobora inzira nziza itunganye. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Ariko nimukomeza gukora nabi, muzarimbukana n'umwami wanyu. Igice cya 13. Titirahi iravuga ngo Abafilisitiya bazinukwa Abisiraheli. Sawuli ubwo yimaga yari amaze imyaka 30, kandi amara imyaka 2 ku ngoma muri Isiraheli. Bukeye Sawuli yitoraniriza abantu mu Bisiraheli 3,000. Muri abo 2,000 byabanaga na Sawuli i Mikimashi no ku musozi w'i Beteli, abandi 1,000 babanaga na Yonatani i Gibeya y'i Bubenyamini. Rubanda rusigaye ararusezerera, umuntu wese ajya mu rugo rwe. Bukeye Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya cy'i Geba. Abafilisitiya barabyumva. Hanyuma Sawuli avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo Abaheburayo babyumve. Abisiraheli bose bumva bavuga ko Sawuli yanesheje abanyagihome cy'Abafilisitiya, kandi ko Abafilisitiya bazinutswe Abisiraheli. Abantu bateranira i Gilugali bakurikira Sawuli. Nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisiraheli. Bari bafite amagare inzovu 3 n'abagendera ku mafarashi 6,000 n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja bwinshi. Barazamuka bagandika Imikimashi iburengerazuba bw'i Betaveni. Abisiraheli babonye ko bari mu kaga, kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Kandi bamwe mu Baheburayo bari bambutse Yorodani bajya mu gihugu cy'i Gadi n'i Galeyadi. Ariko Sawuli we yari akiri i Gilugali. Abantu bose baramukurikira bahinda umushyitsi. Ubwira bwa Sawuli. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho.
Nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cyotswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba Samweli aba araje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugali bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe muri Isiraheli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi ni we Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Nuko Samweli arahaguruka ava i Gilugali ajya i Gibeya y'i Benyamini. Sawuli aherako abara abantu bari kumwe nawe baba nka 600. Maze Sawuli n'umuhungu we Yonatani n'abari kumwe nabo bicara i Geba y'i Benyamini, ariko Abafilisitiya bagerereza i Mikimashi. Bukeye abanyazi b'Abafilisitiya bava mu rugerero rwabo bica imitwe 3. Umutwe umwe unyura mu nzira ijya muri Ofura mu gihugu cya Shuwali, undi mutwe unyura mu nzira ijya i Betihoroni, uwundi mu nzira yo mu rugabano rw'impinga rwitegeye igikombe cya Seboyimu cyerekeye mu butayu. Abisiraheli bakena intwaro zo kurwanisha. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isiraheli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa Mikimashi. Imana rero ibagirire neza, mugire umunsi mwiza. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 14, aho titire yawe itubwira ngo Yonatani anesha ingabo z'Abafilisitiya.